kugira ngo niba hari impamvu yatuma adahabwa izo nshingano, kuko ni inshingano ziremereye mu itorero, kugira ngo ayo makuru muyazane. Iyo muyazanye natwe tuyashyira inzego zibishinzwe, zinashinzwe kubemeza kugira ngo zigire ikintu zibikoraho. Rero turabategereje kugira ngo ayo makuru muzayazane niba ahari, ariko niba no kugeza uyu munsi wa none ari ntayahari, nta n'icyanabuza ko muzamura ibiganza abadafite ayo makuru yatuma badahabwa izo nshingano. Wowe ukora iki? Ako mu by'ukuri ntabwo ari inda Yesu. Ntabwo ari inda ya Yesu. Wowe Yesu uramwizera cyangwa wizera Satani? Oya, nizera Imana wawe. Njye nizera Satani kuko nayo nkorera. Njye naje mu isi kuyobya abagabo tu. Niko kazi naje gukora. Nese kuki wambwiraga ngo nta magufa kugira mu mubiri? Nayo ngira n'ubundi. Amagufa kugira. Ariko aho ngaho rero ndashaka kugaruka ngo musenge, mwongere musengere imipaka y'u Rwanda rwacu. Abamarayika bo mu ijuru bahahagarare. Iyi mipaka ni ine. Yego. Imipaka ni ine. Imipaka y'ibihugu bine nyine bidukikije. Ni imipaka ine. U Rwanda n'u Burundi, u Rwanda na Kongo, u Rwanda na Tanzania, u Rwanda na Bugande. Ndabona ari buje n'ikibiriti niba ndi kubireba neza. Bikora iki se? Aho nkuhaye ikibazo nawe. Ikibiriti gicana umwambi katsa buje. Yego. Bakunzi ba Mbogone TV, ndabasuje ndabaramukije cyane, ndabifuriza umugoroba mwiza ku bantu mwese mudukurikiye muri bihugu bitandukanye, yaba u Rwanda, Burundi, Kongo, Uganda ndetse na Kenya. Ndabifuriza kugira akazi keza abantu mwese mugafite, namwe mudafite akazi. Ndabihanganisha mabwira ko uyu munsi bishobora kuba byanze, ejo bigakunda, nta gucika intege. Cyambere no kwizera Imana no kuyisenga ko Imana nigena byose. Ndasuza kandi abantu mwese muri ku migabane itandukanye, yaba umugabane wa Europe, umugabane w'Uburayi, rwose ndabasuje mwese. Mwumve mwikaza abari mu gihugu cya Sweden, abari muri Finland, mwese mwumve mwikaze. Ndasuza abari ku mugabane wa Amerika, abari mu gihugu cya Canada, namwe muri dukurikira muri mu gihugu cya Indonesia n'Ubuhinde, mwese mwumve mwikaze. Iyi mukurikirana rero ni Mbogone TV, nge mugiye kubana nawe mu kiganiro ni Hagenimana Adolphe. Nk'ibisanzwe rero twagarutse tubagezeho ibiganiro bitandukanye, tubashimira uburyo ki mukomeje gukora subscribe, share ndetse na comment. Ni iby'igiciro gikomeye cyane, muri abantu bakadasohoka. Uyu munsi rero nta kindi tuje rwose tubagezaho inkuru ikomeye cyane iri kuvugwa bwa mbere mu mateka ya ADPR. Nibwo imitwe umushumba w'umumama, rwose ni ikintu cyiza cyane cyo kwishimira intambwe bateye. Bamwe bagiye baburemati rwose ati ADPR ntabwo ikwiye kwimika abamama, ntabwo bakwiye kujya imbere y'iteraniro ngo babwirize ibintu nk'ibyo. Ariko rwose ndagira ngo bamenyeshe ko ijambo ry'Imana ari rigari, kandi umurimo w'Imana nawe akaba ari mugari. Kuri we wese Imana ifunguriye inzira yo kubwiriza abantu, agomba kubikora, yaba umukobwa, yaba umugabo, yaba umusore, mwese ntaho Imana yigeze ishyira umupaka ku bantu runaka bagomba kugira gute kubwiriza. Rwose ni ikintu gikomeye cyane kandi cyiza ADPR yakoze, tuyishimira cyane rwose kuba ari uburyo ki ibya kera bari kugenda basa n'ababivamo rwose, imyumvire ya kera bakaza mu myumvire mishya, aho benshi bumvaga ko umumama nta jambo afite se. Iyo myumvire twagiye tuyisiga inyuma. Mama ni abo kuba kandi barakomeye.
so ni byiza rero cyane ko nabo batangiye guhabwa inshingano zo kubwiriza bakaba pasiteri kasi, ni byiza cyane kandi turabishimiye cyane. Indi nkuru rero ni ubuhanuzi, abantu benshi rwose ubuhanuzi bukomeje kugenda busohoka cyane. Mu by'ukuri mugiye kwiyumvira mu kanya, mugiye kwiyumvira kuri screen nk'uko muri kubibona, ni umumama rwose watangaje ibintu bikomeye cyane, aho avuga imipaka yose ikikije igihugu cyacu cy'u Rwanda ko vuba bidatinze igiye gufunga. Ni ibintu rwose wumva biteye ubwoba cyane, ukibaza se imipaka iramutse ifunzwe byagenda gute? Ni ikibazo njye nibaza, nawe ushobora kwibaza, ariko Imana yo nyir'ububasha izi uburyo ki nyuma y'ifungwa ry'imipaka se cyangwa ubuhanuzi yahaye umama izi uko izabigenza. Icya mbere ni uko dukwiye gusenga ariko tukumva n'imiburo y'Imana, kuko abantu benshi bamaze gusa n'abadamarara, bamaze kwibagirwa aho Imana yabakuye. Kandi rwose mu myaka yashize hari abenshi bari ahantu hakomeye cyane, basaba Imana ati nuhabakura se, nubagira neza ukabahindura ubuzima, ko bazajya bashima Imana, ariko kugeza ubu ngubu baribagiwe. Rero icyo nicyo kintu kirimo kirababaza Imana cyane, kirimo kirayibabaza cyane, bitewe n'uko abantu bamaze kwibagirwa ko Imana hari aho yabagiriye neza ikabakura ahantu hakomeye cyane. Ari nabwo batangiye kwitera umugongo, abenshi barimo barayimenyera. Mu kiganiro cy'ubwashize nabagejejeho abamama 2, numvisha amagambo ateye isoni rwose, no kuyumva wumva umutima ukuriye, ayo bagenda bavuga ukumva rwose abantu bamaze gushirika isoni. Ni ibintu bikomeye cyane, abantu rero bari gushaka bamamarira ku bintu bijyanye no gusebya Imana no kuyifata nk'uko umuntu afatanye n'umwana we cyangwa se mugenzi we w'inshuti. Ariko Imana ni Imana itamenyerwa, ntabwo imenyerwa, kandi ni Imana ikomeye iteye ubwoba, ikwiye kubahwa n'amahanga yose. Ariko birababaje cyane kubona abantu barimo baramenyera Imana bigeze ahangaha. Ni ibintu bibabaje cyane kandi biteye rwose ubwoba. Hari n'undi mukobwa nawe numvishe rwose ari kuvuga uburyo ke asigaye ajya ikuzimu rwose bati nta n'amagufwa afite, ngo ni umudayimoni, ariko ashaka kwamamara nyine nawe avuga uburyo ki ngo bari abamama harimo umwe akoresha bifitiye nyine, ariyo mpamvu ngo bamuhaye mise. Ariko njyewe nanagaya cyane umunyamakuru uba wamutunze mikoro, azi ko uwo muntu ibyo ari kuvuga ari ukubeshya, ari kugira ngo yubake izina, ngo yamamare, ngo ntavugwe. Abantu benshi barimo barashaka amavyuzi ku bintu bidafite umumaro, ahubwo biri kubashyira mu kaga. Bashaka ngo bamamare, babe ibyamamare, bavugwe ku ma YouTube, ibintu nk'ibyo, ngo babone amavyuzi, ngo bakorere amafaranga. Sinzi aho turi kugana, ariko umuntu nakugira inama, wowe uri muri ibyo bintu byose, nawe ubitekereza kuba washaka kwamamara, ujya gusebya Imana, ugira gute? Ndagira ngo ubwira ati nta muntu n'umwe ujya ufesingana n'Imana ngo bikunde, ngo agende ayivuge uko yishakiye, ayisebya agira gute. Bidatinze rero mushobora guhura n'ikibazo gikomeye cyane, kuko iyo usomye muri Bibiliya ubona abantu benshi cyane bagiye bashaka kwigereranya nayo, cyangwa se bakayicisha bugufi, muri bakishyira hejuru uburyo ki Imana yagiye bagenza. Ni ibintu rero bibabaje cyane. Rero bantu mujye uburyo ki mwisubiraho, musenga Imana, kuko
ni byiza mukwiye gusenga Imana kugira ngo Imana igire neza. Nibi byose Imana ibihanura ku gihugu cyacu cy'u Rwanda, hari igihe usanga bituruka kuri mwebwe murakaza Imana mukayitera umujinya, mwe mugendera mu bintu mu nzira zidatunganye. Rero ni igihe cyo kugira ngo twese duhinduke, njye nawe kugira ngo dusengere igihugu cyacu, dusengera n'ubuyobozi kugira ngo Imana igomeze kurinda abayobozi, irinde n'abaturage b'igihugu cyacu ndetse n'ibihugu byose tuhana imbibi kugira ngo turusheho kugira gute kubana mu mahoro. Ni njye nawe rero kugira ngo tubashe kugira gute gusengera ibihugu byacu. Sawa rero, ndabifuriza umunsi mwiza n'umugoroba mwiza ku bantu mwese mudukurikiye, namwe mwese banye natwe. Nge mwumvaga kuri mikoro za Hambogunes TV yari Hagenimana Adolphe, iyi mwakurikiranaga yari Hambogunes TV. Mbifuriza amahoro y'Imana n'imigisha biva kuri yo. Shalom.